Amahoro amahoro wowe nanone uduteze amatwi nanone ni Jerome kuri Tumenye TV nongeye kugusuhuza kandi nkwifuriza amahoro nk'uko bisanzwe nk'uko tumenyereye. Ni akanya keza ko kugira ngo nanone twongere tuganire twongere turebe byinshi aho tureba ku bijyanye n'ubuzima. Aka kanya tukaba tugiye kuganira nanone ku kijyanye n'umubyibuho, ariko cyane cyane tukaza kwibanda kuri produit nanone igabanya umubyibuho. Iyi ni produit iri gukora ibitangaza nanone ku kugabanya umubyibuho, ku kumara ibinuri, kuko usanga abantu benshi ibinuri biri kugenda bitewe n'umubyibuho ukabije, ibinuri biri kugenda biba ikintu nanone gituma abantu bagenda barwara indwara zitandukanye. Aka kanya rero nkaba nkuzaniye produit nziza nanone, produit ya Dynance ya Urbanism, produit izagufasha kugabanya ibinure. Uti produit imeze gute se, ikomoka hehe, iva hehe, ese ikoreshwa gute? Ni byinshi tugiye kuganira mwaka kanya, ni byinshi tugiye kurebaho. Ese iyi produit wayibona gute, wayikoresha gute? Ibyo ni ibintu tugiye kugenda tuganiraho. Nuko rero produit ya Dynance ya Urbanism, produit ya Urbanism ni produit ikomoka mu gihugu cya Malaysia, ikorwa n'uruganda rwa Dynance Global. Iyi produit ikaba yarakozwe kandi hitawe ku miterere y'umubiri ku buryo ibasha kugabanya ibinuri, dore ko itanakoreshwa igihe kirekire, ahubwo mu gihe wayikoresheje iyi produit ibasha gutanga resultat, itangira kukwereka resultat cyangwa se itangira kukwereka amaefe cyangwa ikwereka uburyo ubudahangarwa bwayo n'ugukomera kwayo n'ubushongore n'ubukaka bwayo igihe umaze amasaha 72 uyikoresheje. Ni ukuvuga iminsi 3 yonyine uba wamaze gutangira kubona resultat cyangwa se watangiye kubona reaction y'iyi produit. Iyi produit rero mu gihe uyifashe ikizagufasha ni ukugenda ikajya mu mubiri wawe ikabasha gusenyagura bya bicece, kandi ikabikora mu buryo bw'ubwitonzi, mu buryo itabasha kukwangiza, mu buryo nawe ubona ko yabikoze mu buryo bushimishije kandi bwiza. Icyagaragaye ni uko abantu bakoresheje iyi produit byagiye bibaha resultat, bagiye babona ibiro byabo bigenda bigabanuka. Akaba nayo mpamvu natwe twifuje kugira ngo tubagezeho ibijyanye n'iyi produit, hanyuma mubashe kuyisanga ku isoko, mubashe kuyikoresha kandi mutakaza ibiro. Nta gushidikanya ko igihe uzaba wakoresheje iyi produit uzajya hano, uzadusanga aho dukorera nkatwe Tumenye TV, tukugezaho ibiganiro, tukugezaho amakuru nanone y'ubuzima, kuko twebwe icyatuzanye ni ukugira ngo dufashe mwebwe kubona amakuru ndetse tubafashe kugira ngo by'umwihariko ubuzima bwanyu bukomeze bugende neza. Turaganira kuri iyi produit ya Urbanism. Iyi produit ya Urbanism ni ukuvuga umumaro wayo, mu gihe wayifashe izagenda ijye mu mubiri, hanyuma ikure imyanda mu mubiri, ya myanda idakenewe cyangwa se bya bindi byaba bicafu cyangwa se byaba imyanda mu mubiri izabasha kubikuramo. Ahangaha ndagaruka ku kintu none cyiza nabonyemo mu produit ya Urbanism ku bantu murwara kubyimba inda, kwa kundi uba wariye ibiryo ukabirya ukagira ibyo bwita kubwugara cyangwa se kubyimba inda. Igihe wariye ibiryo inda ikabyimba, iyi produit mu gihe wayikoresheje ntago ibyo bizongera kubikubaho, kuko iraza ibyo byose ikabigukiza, ukajya usigara umeze neza kandi mu bihe byose akaba ari uko nguko umeze. Nicyo rero mbwira abantu mugubwara, abantu mukunda kubwugara, dore produit nziza ya Dynance Center. Iyi ni izabasha kugufasha wowe ukunda kugira igifu, wowe ukunda kugira ibibazo byo mu gifu. Iyi produit izabasha kugufasha maze ibintu byo kubwugara, gutura ubwangati, ibyo bintu ubashe kubikira kandi mu buryo bufatika kandi mu buryo buhoraho. Kandi ikindi izagufasha ku bantu bafite ikibazo cya amibe, abantu mufite ikibazo cya amibe, iyi ni produit uzafata ikabasha kuza igasenya bya bikonokono bya hahandi amibe yaritse, ndetse na amibe ubwabyo ikagenda ikoza mu nda, ibyo byose bigasohoka.
Amibe rero iyi produit ya Urbanism Amibe izabasha kwikiza neza wowe uyirwaye, wowe uzaba yirwaje, wowe uyirwaje. Iyi produit ndakubwira ngo ni produit izabasha kugufasha ku kibazo cya Amibe kigakira neza kandi mu buryo bwa burundu. Ndagushishikariza wowe uri kubona amakuru, ndetse aya makuru byaba byiza burya uyahaye bagenzi bawe, uyahaye ababuzi bafite ibyo bibazo, bakabasha gukoresha iyi produit. Ngira ngo ni ikintu cyiza, kandi reka nkubwire ko icyo kintu nugikora Imana nayo izakwitura ibyo wakoze, kuko yifashije mugenzi wawe akabasha gukira, akabasha kumererwa neza, akabasha kugira ubuzima bwiza. Ibyo nabyo ni ibintu byiza kandi bibasha gufasha buri muntu uwo ari we wese. Iyi produit ya Urbanism rero ibyo izagenda ibyoze neza neza mu gifu, mu mubiri wawe hongere kumera neza, kandi ikindi izabasha kugukiza no kukurinda indwara, kuko izaza ikongera kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri, cyangwa se icyo twakwita immune system, cyangwa se systeme immunitaire. Ni ukuvuga ngo umubiri wawe ukabasha guhangana n'indwara, aho umubiri wawe uzabasha gukora ingufu n'imbaraga bibasha guhangana n'imyanda yose yaba yinjiye mu mubiri, bityo rero umubiri wawe ugahora uri ayere ku ndwara, utabasha kurwaragurika, umeze neza. Ni produit ya Urbanism, produit ibaninga iribrire, cyangwa se itwika icyitwa ibinuri ndetse n'imyanda byose byaba biherereye mu gifu, igamije kugira ngo wowe wari ufite ikibazo, wowe wari ufite uburwayi ubashe gukira, kandi umubiri wawe wongere kuba umeze neza cyane. Rero ushobora kwibaza uti, ese iyi produit ko numva ari nziza ntihenze, ese iyi produit ko numva ari nziza nayibona gute, ese iyi produit ko numva ari nziza ese aho ndi yabasha kuba yahangeraho? Ndagira nkubwire ko iyi produit ku bijyanye n'ibiciro ntabwo ari produit ihenze, ni igiciro kitari kirekire, ni produit zabasha kugukaturira, waba utwara nyinshi noneho bikarushaho kuba byiza, kandi ni produit uzabona ndetse byanaba ngombwa ugahabwa uburyo nawe, kubera ko wabaye umukiriya ugahabwaho inyungu, ndetse ni produit uzabasha kurangira abandi bakiriya ukayihabwaho n'inyungu, kandi inyungu ifatika, ku buryo ndetse wanakubaka inzu mu nyungu wakuye mu kurangira abo bakiriya, cyangwa se ukagura imodoka, ukagura ibintu bitandukanye, kuko ubasha kuza ukaba umusitokiste w'iyi produit, ubasha kuza ukayitunga muri shop yawe, ukazajya uyisangiza abakiriya, abarwayi bagakira, bityo ukabasha kubona amafaranga aturutse kuri iyi produit ya Urbanism, ibasha gutwika, ibasha kuyungurura, ibasha gukura imyanda yindi yagiye ikitsindika mu mubiri wawe wose, maze umubiri wawe ukamera neza kandi ukabaho umeze neza cyane. Iyi produit ku bijyanye n'igiciro ndagira nkubwire ko ni produit idahenze, kandi iguha uburyo bwose bwo kugira ngo ubashe kuba wamererwa neza. Mu kijyanye no kuyibona, inimero yo kuyibonaho ni uguhamagara, ndetse cyangwa se ukagera kuri ofisi, turaguha nimero wabasha guhamagaraho, ndetse ni 078 110 4 078 110 9 4. Iyo niyo nimero. Iyi nimero ikaba iri kuri WhatsApp, wahamagara. Iyi nimero ikaba iri call, nabwo wayihamagara. WhatsApp ni ukuvuga ngo WhatsApp, ndetse iyi nimero wayihamagara ikabasha kuyikorera, ubuzima bwawe bukagenda neza. Rero ku bantu baherereye mu gihugu mo hagati, ndabara hano mu Rwanda mubasha kuyibona, akandi kindi abaherereye mu ntara, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse abari muri ntara abari kure cyane nka Rusizi, abari aho ku mipaka ya Uganda, bari hakurya aho ngaho, zo bose mubasha kubona iyi produit mukayikoresha. Reka nkubwire ko n'abantu bari mu bihugu bitandukanye, ndetse nkubwira ko iyi produit ubasha kuyikoresha igihe wahamagaye 078 110 934 078 110 934. Iyi produit ibasha kukugeraho, kuko ubasha kwishyura kuri delivery,
produit ikaza ikakugeraho, ikaza iri derive, ikaza ikakugeraho. Ndabara ku bantu bakunze no gusaba iyi produit bari muri Amerika, abantu bakunze gusaba iyi produit bari France, Belgique, abo bose ni produit mubasha kubona kandi ngira ngo ntago biba bibagoye cyane. Rero ni produit stock, ifite stock hano i Kigali ku bantu bakeneye gukora stock y'iyi produit uko ifite na ngenzi zayo bigendana. Kwa wifuza gukora shop ni ukwandika kuri 078 110 934 ukatugezaho icyifuzo cyawe, uti ndifuza gukora shop y'iyi produit ya Urbanisme, ndifuza gusura, ndifuza kuyireba, ndifuza kureba produit ya kasamutwe cyangwa se produit idasanzwe ibasha gusenya ibikono bya amibe, produit ya Rosenda ibasha gukora ibitangaza. Wowe urwaye, wowe urwaje, wowe ufite ibibazo byari bitandukanye, wowe ufite umubyibuho, wowe ufite ibinure byinshi, wowe wari urwaye indwara nka diabete, umuvuduko w'amaraso, ibyo byose ibasha kubikora. Wowe wari ubyimbye ibirenge, iyi ni produit izaza ikakura ya free radicals cyangwa se bya byonyi byose biri mu mubiri wawe, umubiri ugakira, umubiri ukamera neza, ndetse ugasigara uri mu bashima Imana, mu batanga ubuhamya, mu bafite testimonies za Urbanisme. Iyi ni produit rero abantu benshi bamaze kugenda bakoresha, abantu benshi bamaze kugenda babona umusaruro wayo, abantu benshi bagikomeje ndetse kwaka, usanga batonze umurongo kuri stock bakeneye ini produit ya Urbanisme. Produit ya Urbanisme rero nk'uko wagiye ubona amashusho yayo muri screen, nk'uko wagiye uyireba, ni produit rwose iri gukora ibitangaza. Ndagira nkubwire ko atari produit igiye kuva ku isoko aka kanya, ni produit igiye kuza ikamara ku isoko igihe kirekire. Ni produit by'umwihariko ikoze mu buryo bwa steam cell, ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibinini, nagafu ushyira cyangwa se ikoze mu buryo bw'agafu, ariko ikamera nanone nka bombo. Ako kabombo ushyira umira ugashyira mu nda, kakagenda kagashonga maze kakagenda kagasenyagura bya byanda bya bindi byose. Ni produit ikoze mu buryo bwa gihanga, mu buryo bwa gitekinisiye, mu buryo busukuye, mu buryo bumeze neza. Ni produit nziza nanjye ubwanjye narebye nkakunda, kandi nawe nuyibona uzayikunda. Noneho nubona ubuhamya yatanze, nubona ibyo yakoze, uzarushaho kuyikunda kandi uzarushaho gushaka kuyikoresha. Mu gihe rero wakoresheje ino produit bizakurinda kurwara, bizakurinda kurwaragurika. Ino Urbanisme izakurinda kurwara indwara nka diabete ndetse inayikuvure, kuko izagabanya ibinure byinshi mu mubiri maze umubiri wagasigara umeze neza. Izakurinda kurwara amibe, za ndwara zituruka ku mwanda, bya bikono byose bya amibe. Urbanisme izabasha kubigukiza, izabasha gusukura neza umubiri wawe, ubudahangarwa bwiyongere. Iyi ni produit Urbanisme ikora ibitangaza, kandi produit kabuhariwe iva mu mahanga, iva muri Malaysia. Ngira ngo muzi ubuvuzi bwa Malaysia ni ubuvuzi bukomeye kandi buhambaye, buri gutanga ibisubizo, biri gutanga ibisubizo by'indwara zari zarabuze imiti, zizi ndwara zidakira, diabete, umuvuduko w'amaraso, hypertension, amahemoroide, ibintu nk'ibyo biri kugenda byica abantu, biri kugenda bidutwara abantu. Rero ino generation y'izi produits za steam cell, by'umwihariko uru ruganda rukaba rufite produit nziza z'ama steam cell, ariko cyane cyane uyu munsi twagarutseho cyangwa turi kugarukaho ni produit ya Urbanisme, produit ikunzwe, produit iri gukora ibitangaza, iri kugabanura umubyibuho, iri gukiza abantu indwara nyinshi nk'uko uri kugenda uyireba. Ndagira ngo nkwibutse ko kuyibona iyi produit nta kundi wayibona. Iyi produit ya Urbanisme ni ukuyibona, ni ukwandika, ni uguhamagara kuri 078 110 934, aho ngaho ugahita uyihabwa, ugahita uhamagara, riba ari ukwiye ukavugana n'ugomba kwishyura. Ndagira nkwibutse ko nanone mu gihe ufite ibiro ushaka kwipimisha, ushaka kumenya ku biro bya bingana ndetse n'ibyo ukeneye kugabanyaho, icyo twita body mass index, ibiro byawe bikangana n'indeshyo yawe, icyo twita body mass index just ibyo ngibyo, ubasha kuza ugahura na muganga, inzobere, bakagufasha, bakagusuzuma, bakamenya ese ni ibiki ukeneye mu mubiri wawe, ukeneye ibiro bingahe, ese ukeneye kuba uzonzwe bingana iki, ndetse ugahabwa n'iyi produit ya Urbanisme. Ushobora kuba wagize ikibazo, urandika muri comment kuri Tumenye TV, haba kuri channel ya YouTube, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, aho hose aho
unyura hose ubasha kutwandikira kuri WhatsApp, niyo yindi ni 07811093 07811093. ni produit ya Urbanisme. Nizeye ko mwese mugiye kugana stock mugafata iyi produit, ndetse mugiye kufagana abaganga bakabafasha kugira ngo babahe iyi produit mubashe gukira kandi mubashe kumererwa neza. Hehe rero n'indwara, hehe na mibe, hehe n'indwara z'umubyibuho, hehe n'umubyibuho ukabije mu gihe wakoresheje iyi produit ya Urbanisme. Reka mpinira ahangaha, njyewe ni Jerome, ndabakunda, reka duhure ubutaha. See you next. biturutse ku mutima w'abapioniyers byose byatangiye, ifaranga ryavutse rirafite ukuboko hagati, turimo gutsukura ejo hazaza hamwe na bumwe gukora. biturutse ku mutima w'abapioniyers byose byatangiye, ifaranga ryavutse rirafite ukuboko hagati, turimo gutsukura ejo hazaza hamwe na bumwe gukora.